Ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kureba uburyo wakora business card muri Illustrator, ugakoresha design imwe kagendo yihindura gutandukanya appearance ya card imwe. So hano izi ngizi mubona hano ni design zakozwe, so dushaka gukora. So hano tufite information dushobora kwifashisha. Noneho katufungure workspace nshyashya, twagenda kuri file new, hano hamwe washyiraho zina rya projet business card. Artboards tunakoresha 3, then spacing 0.2 inches, size 3.5 inches, then height tunashyiraho 2 inches, then the bleed top bottom left zose ari zimwe, tunashyiraho izi ngizi kandi okay. So hano niho turi bukorere work yacu. Cyambere katukole background hano, i background tukole y'umutuku, okay. So uyu mutuku tugiye kuwugabanya, so twa double clickingamo hano, kakanda preview. So tugiye kuwugabanyamo the brightness, ndatwakora uyu nguyu gutyo, then tukanda okay. Noneho tukongeraho hano shape hejuru, gutyo. Iyi shape nayo tugiye kwihereza hano umutuku ariko shimije ukuntu akurusha, okay. Rero ikindi kintu turi bukore, tugiye kongeraho hano ibindi design, ariko tugiye kubanza dushyireho rulers. So rulers ushaka kugenda kuri view, rulers, show rulers, noneho ukazanamo hano umurongo wa hano hagati ufasha kubalance hano hagati n'ahangaha, hagati yacu ni I think here, yeah, I guess here. Sasa rero ubu ngubu tugiye gushyiraho hano design biva hano hejuru gutyo. Noneho iyi shape tuyihereze color, so wenda hano hariho red, so tushireho red, tushyiraho iyi ngiyi, so tubalansinge neza, ifite angles zingana, okay. Tuongere red, okay.
noneho ikiri bukurikire ni ugushyiraho ahantu icons, twazuminga in ahantu icons ziri bujye. So tibagirwa ko design zacu ntabwo zigomba kurenga hano, tukora hano, ntabwo zigomba kurenga iyi mirongo turimo gushyiraho hano. Okay. Sasa rero design tuhashyiramo hano icons uri kubona hano, inda ya mbere tushobora kuyishyira hano, si icon tukazihereza wenda turebe zifite gradient, so tuzihereza nshaka kurihereza wenda iri bara cyangwa se iri ngiri, cyangwa se hano tuhashyiraho na white. Noneho tukakopinga icons, okay. Kiri bukurikire rero tugiye kuzishyiraho shadow bishaka, ariko tugiye gusavinga sometime. Noneho dufate izi icons to group, noneho fate icon ya telefone shyiremo hano, icon ya location cyangwa se address shyiremo aho ngaho, then hano icon ya email nayo tuyishyireho hano. Noneho tugiye tuzibalansinga neza, so alignment ukanda kuri icon na niyo shape hanze, cyangwa se tubanze tu ungrouping. So you click on the icon and the shape, then you align icon on the shape, and then you align icon on the shape, and then you align. So tugiye gushyiramo information, so before let's first group this grouping, making sure ko biri mu balancing muri work. Then
then information zo turi buzane cyangwa so ni ukuvuga ko nkeneye logo, so na selecting iyi logo. Hano logo na n'izina rya company, so logo nayishyira hano. Name of the company igomba kuba aha ngaha hasi, so bivuze ko twebe tuyakoresha Himbisa Design Academy. Kugabanya size ya text. Murabona ko ndi ku making sure ko ibi ngibi iyi information irimo balancing hagati. Himbisa Design Academy ishyira aho ngaho, then the name, name and position. Hano ugashyiraho izina ryawe, so here I'll put Sanimrod. Position, graphic designer. Hano turabishyira ruguru, turabimanuramo gatoya, rero ko tubanze tuzana izi information. So contact, address na email. Izi information noneho, so bivuze ko email turaho email yawe, reka gutya. Address, na contact. So kubera ko hano hari space nini, bigiye dusaba ko tuhamanura these icons. Any information tuyimanure. Then this and this, ushyira hano like this. So twayishyira wenda muri bold. We balance these two, alignment, and kuri window align, and ibingibi tukabibalancingamo neza. So I should, yes, then contact ukayishyira hano, address ishyira aho ngaho. So izi nazo ushobora kugenda selecting the contact, you align them, address nayo aligninga na email aligninga gutya. So ubu ngubu design yacu yaba tangiye, ready for printing.
noneho katurebe n'izindi spaces hano ko twashobora kuzishyiraho business cards mu buryo bwihuse. So ukuntu mubibona hano ikintu noneho turi bukore, hano hakurikira dushobora copying iyi ngiyi tukayiselectinga yose, akanda alt afata copy akayishyira hano. Noneho hano wenda hari umutuku, wenda iyi ngiyi dushobora kubanza tukayihindura, akoresha umutuku n'iyi ngiyi izina rya company naryo tugakoresha umutuku, so that uyu mutuku wari hano inyuma ukoramo red, kongera tukakopinga iyi design tukayishyira hano. Wenda hano dushobora kongeramo gradient, tubanze turebe iyi ngiyi iri hano hasi. Iyi ngiyi dushobora kuhindura tugakoresha iri bara, then izi information tukazishyira hano. Ibi ngibi tukabizamura hejuru, balance hano hagati. So iyi kara ushobora kuyihindura nayo, tugashyiraho sinzi ibara tuhashyiraho, tugashyiraho wenda iryo ngiryo, and these icons tugashyiraho same color gutya. Noneho na n'ibi ngibi biba byiza kubikora muri aya mabara, ku buryo waba ufite amabara makeya muri so biba byiza kuba ufite amabara make cyane. So wenda turi bukore iyi logo, tuhereza background isa gutya. Okay, gutya. Then so that is information zikaba zibalancingamo hano hagati.
na n'ibi ngibi, space hano ikaba ingana n'iyi ngiyi iri hano hejuru. Then twari twavuze ko turi bushyiremo gradient, so selecting iyi shape, double clicking kuri gradient, tukaza kuri gradient slider, wenda ashyira muri radio. Noneho hano hari white, tugashaka bright red, hano tugashaka dark color, tukaba dufite gradient yacu muri this design. So turebe ikindi twakongeramo. Okay, hariya hari akarongo, wenda ibi nabyo bizamura hano hejuru, gufata this kabizana hano, kashyiramo red, hano tukashyiraho umurongo with the line tool, uyu murongo tugomba gukoresha stroke ukawuhereza ibara rya red. So amabara ntabwo agomba kuba menshi, na fonts zikoresha uri mukoresha ntabwo zigomba kuba nyinshi. So we balance these two, bikaba biri muri bifite alignment nziza. So urebye this can be enough for the design. Ibindi wagenda wongeramo wenda ama shadows, kanda kuri effects, sterilize, then you drop a shadow. Na hano urabona ko haba hiyongeyemo some shadow. So kagenda wongeramo some effects muri business card wakoze. Murakoze gukurikira, so mwagerageza namwe mugakora some simple business cards mwifashisha ama tools twagiye tureba, then mugasharinga design zanyu mba mwakoze muri comment. Murakoze.